mbere ndi gusenga murabona iyi ni puberi iyi ni puberi ni na reka byite ko ari agatebo bashyiramo yenda puberi si ikinyarwanda agatebo nk'aka puberi nk'iyi noneho hano ibi ni ibintu birimo noneho nabona agatwaye gutya agatwaye gutya uko agatwaye gutya noneho nza kugira amatsiko ubwo ndimwerekwa nari ndi mu masengesho ariko nageze ngo agacuho ndananirwa ndangije ndaryama muri kwa kuryama Imana ijya yangenderera imbwira byinshi mu byo yambwiye rero inyereka nibi ngibi rero Imana mu kungenderera inyereka ko ari zimwe muri strategy abaruzi bakoresha abaruzi bari gukoresha muri misi muri ko kubinyereka naje kubona ko iyi rero niba ari puberi fashe ikintu cy'agaciro ukagishyira muri puberi nacyo kibaye umwanda ufashe umwenda mwiza wateye pasi ukawushyira muri puberi ntabwo waba ukiwambaye kuko nawe wabaye umwanda natujye neza izi mpapuro nizishaka zibe zanditse ibikomeye kuko zajye muri puberi nazo zabaye umwanda natujye neza iri ni icupa ry'amazi ariko kuko ryagiye muri puberi ubu naryo ryabaye umwanda natujye neza rero nza gusobanukirwa yuko kandi kugira ngo akenshi umurozi akoroge icyambere nuko agiye kubona nkabona abantu ko bari gusenga nkabona turi gusenga nkajya kubona nkabona mu kwizera haleluya nkabona nk'akazi k'umuntu kavuye muri puberi nkabona Imana yamubohoye nkabona urugo rw'umuntu rwari muri puberi nkabona Imana ivanye muri puberi nkabona Imana iramubohoye ngiye kubona nkabona hari amadosiye y'abantu abaruzi bashyize muri puberi nkabona marayika w'Imana ari kubavana muri puberi ndabwirwa ngo usengere abantu b'Imana Imana ibavane nari ndyamye impamvu mvuze gutya nari ndyamye nagiye gusenga none kwa gusenga ndagije gusenga nza kunanirwa mubiri umuntu ujya unanirwa naniwe ndaryama ndyamye Imana irangenderera ibyo ni bimwe mu bikoko abademoni nako abarozi bakunda gukoresha kugira ngo ukabigira ngo ni ibikoko bisanzwe ahubwo ari imbaraga z'abarozi zaziye muri bya binyabuzima muri bwa bukoko n'ibyo ubundi ibyo bikoko jya witonda ngusuze nkwifurize amahoro y'Imana nkwifurize umugisha w'Imana wowe udahwema gukurikira ibiganiro byacu byose byivuga butumwa umugisha w'Imana nubaye nawe kandi rero ineza y'Imana nayo ikomeye ndetse n'abanyu bose ndi kumwe n'Ibyizerwa TV hamwe n'Umusaraba TV nimwe tugiye kubana hano reka tubahe ikaze kugira ngo namwe mubaye natwe muri icyo kiganiro kandi bya byose murungukiramo kuko harimo ubutumwa bwiza ubutumwa Imana ishaka ku bantu bayipoza ku bantu mu gihe nk'iki ngiki turi kwitegura kugaruka kwa Yesu abantu ubwo batabyumva ariko uko byagenda kose Yesu azagaruka rero mu gihe tumwiteguye hagenda haboneka ubutumwa buturimbisha kugira ngo azasanga turi maso nta kizinga dufite reka tuhe ikaze umukozi w'Imana tugiye kubana muri kano kanya Yesu ashimwe mutumishi wa Mungu muraho neza n'amahoro uraho Yesu ashimwe cyane amen reka tugusuhuze nazo teze amatwi bakunzi bacu bene data muri hose turavuze ngo amahoro y'Imana nabane namwe amahoro y'Imana abaye namwe niyo ndamukanya nese ngo yajyaga avuza ko ati amahoro y'Imana abe muri mwebwe mumeze mute turi bazima
twaryamye biremera tubyutse biremera yego si biryo si ishimwe ni ishimwe rikomeye kuko kuryama ni ibya buri wese ariko kubyuka ntabwo ari ibya buri wese ari ibya buri wese yego mu cyumba twishimiye kubana nawe uri umukozi w'Imana uri umwana w'Imana kandi Imana igenda igukoresha imirimo itandukanye kandi igenda guha n'ubutumwa butandukanye hari ibyo tugiye kutubona bimwe na bimwe bisohora ariko kandi nk'umukozi w'Imana tugeze ubutumwa Imana yaguhaye mu izina ry'Yesu bana natwe tugire neza turengere turwanirire udutabare dukize nje mwami nzanye ubutumwa bwawe reka ungire neza unyambike imbaraga data simvuge ku bwanjye ahubwo nkore gushaka kwawe nyemera murengezi wanjye data unyobore icyo ushima n'ibyo ushaka biba ari byo biba mu izina ry'Yesu amen nongeye kubaramutsa bene data amahoro n'imigisha bibonerwa muri Kristo bibane namwe mwese none iteka ryose rero Imana ibaha umugisha maze iminsi ndi mu bihe byo gusenga ubwo ndi mu bihe byo gusenga rero Imana naje kugirirwa umugisha n'Uwiteka Imana irangenderera no kugirirwa umugisha kuko si buri ntabwo Imana igendera buri wese Imana ikorera uko ishatse igatuma bishatse ikavugisha nabishatse rero nagiriwe uwo mugisha ntabwo Imana ivugisha buri munsi ariko hari igihe ngira uwo mugisha kuwiteka Imana impamvu mvuga ngo ni umugisha nagire kuwiteka Imana hari umunsi umwe negeze gukora amasengesho y'iminsi 7 nkoze amasengesho y'iminsi 7 utarya nanyuzagamo ngafata akantu gatoya yego noneho nkoze amasengesho y'iminsi 7 naririnze nyarangiza hari icyifuzo nasengeraga ntabe no kurota yenda ngo imbe bivuye mu cyumba inyuze muri saro Imana ntiyegera imvugisha ntiyavuga na rimwe Imana ntiyavuga bivuga ngo Imana ivugira igihe ishakiye ntabwo ari radiyo ngo urafungura urafunga ivugira igihe ishakiye noneho igitangaje icyo cyifuzo nasengeraga ntabwo Imana kimbweho ahubwo haciyeho igihe runaka ahubwo nza kubona icyo gihe yagikoze yagikoze rero Imana ukora uko ishatse hari igitanavuga ahubwo igakora rero muri minsi narindi mu bihe byo gusenga nganira n'Imana ariko hari byo nari musengera nasengeraga ibyifuzo bitandukanye ariko Imana isa kungenderera ivugana nanjye maze kungenderera nagiye mbona yahise inyibutsa ko hano mwisi hakoreramo imbaraga ebyiri hano mwisi ubundi hakoreramo imbaraga ebyiri hakoreramo imbaraga z'umwuka wera umwuka wera aracyakora hagakuramo n'imbaraga z'umwijima mwema cyakoreramo imbaraga z'Imana hagakuramo n'imbaraga z'umwijima noneho ibyo bintu Imana imaze kubinyibutsa ndakanguka ubwo Imana yari ingendereye imaze kungenderera nibwo nagiye mbona abantu benshi hari ibintu bahanganye nabyo ibyo bintu bahanganye nabyo ariko abantu benshi ntibabizi abantu benshi bahanganye n'imbaraga za Satani agakoresha abarozi ariko ntabwo abantu benshi babizi rimwe na rimwe abantu bakagira gutya bakabona nk'utuntu tw'udusimba mu ngo zabo ntibabashe kubisobanukirwa ariko ubwo Imana ngendereraga yarabisobanuriye kandi iza kunsobanurira byinshi ndavuga agace gatoya ningirirwa umugisha hano bongeye kumikaze nzagaruka ntange n'ibindi bice bisigaye uko bizaterwa nuko mubitubwira muri comment Imana bagire neza rero nagiye mbona hari udusimba abantu tugenda dutera abantu mu ngo none kwa gutera abantu mu ngo abantu benshi bakayifata nk'ibisanzwe ariko ngo burya ari abantu nakora abarozi babagabye igitero mbibutse ko Satani afite ububasha n'ubushobozi bwo kwihindura mu kinyabuzima runaka Satani afite ubwo bushobozi bwo kwihindura nyiriza mu kinyabuzima runaka ashobora no kwihindura marayika w'umucyo akiyoberanya Satani ashobora kwihindura imbwa ashobora kwihindura imbeba ashobora kwihindura ipusi rero nagiye kubona hari igihe ujya ukabona
nko mu rugo rw'umuntu cyangwa urwawe, ukabona nk'uducurama tukaza, twamara kuza tukaza nko muri plafo cyangwa se mu nzu, noneho abantu benshi babibona akagira ngo ni ibisanzwe. Rimwe umuntu akatwirukana, yamara kutwirukana tukagenda, ejo tukagaruka, no tukaza twabaye twishi. Rero Imana mu ijuru irambwira ngo buriya n'abantu dayimoni, mbese ni Satani uba wakoresheje abarozi. N'abarozi, ni imbaraga z'abarozi ziba zaje zikazira muri twa ducurama abantu batubona, utwo dusimba bakagira ngo n'utunyamaswa dusanzwe twabasanze mu ngo, ngo ahubwo burya ari imbaraga z'abarozi ziba zihishemo. Yego. Hari ibindi bikoko ukagira gutya ukabona injangwe cyangwa se amapusi, nka nijoro abantu baryamye, injangwe zikaza zikarara zirira zikarira cyane mu buryo bukomeye. Noneho muri kwakurira mbese zikarira, izo pusi rimwe ukagira ngo ni nk'uruhinja ruri kurira. Abantu bakabifata nk'ibintu bisanzwe. Rero burya naje gusobanukirwa ko ngo n'abarozi baba mbese bagusura urwo rugo, ahubwo bakaza bihinduranyije. Ni ibitero by'abadayimoni biba byaje muri za pusi, ndetse zikanakungura, zikerekana ko hantu hagiye gupfa umuntu. Rero igihe abantu babonye ibyo bintu basabwe gusenga, bakaba maso, mbese basabwe gusenga. Ariko ninza ko unyihanganire iki kiganiro gikurikira kirangize mu gusoza, ndi bukubwire umuti wakoresha kugira ngo ubashe guhangana n'izi mbaraga. Noneho hari ibindi bikoko bikunda gutera abantu, nk'ibihunyira. Igihunyira kikaza, igihunyira nacyo ni igikoko bavuga ko kiraba nijoro, kikaza kikajya nk'inyuma y'urugo, kikatangira kigahuma kikavuga. Noneho harimo kera aho najyaga numva ngo kigatangira kigahuma, nkumva nk'abantu hirya no hino ku musozi barasakuje ngo gifate isuka n'agatebo ngo kigende ku muhanda. Nkumva abantu barabivuze. Ariko kiriya kihunyira kiba kiri gukungura muri make ko hari umuntu ushobora gupfa muri urwo rugo. Rero ziba ari imbaraga z'abarozi Satani yohereje kugira ngo ujye umenya ko ubonye ibyo bintu, menya kuri korogwa ntabwo kiba kije ubusa, ni imbaraga z'abadayimoni ziba zahagurutse. Imana tugiye neza. Rero hari ibindi abantu bakunda guhangana nabyo, ukabyira gutya ukabona mu nzu intozi, ukabona nko mu maguni intozi zirimo ziragenda, mwakoze isuku intozi zikagenda. Imana yamishije ko nabwo ari imbaraga z'abarozi ziba zaje, ari abarozi babaje bakiyoberanyiriza muri ziriya ntozi, abantu bakafata nk'ibintu bisanzwe, ahubwo burya kiba ari igitero gikaze cy'abadayimoni Satani yohereje, abarozi bohereje kugira ngo babuze abantu umudendezo, babuze abantu amahoro. Imana itugiye neza, Imana idutabare. Hari n'ibindi bikunda kubaho, nk'ibinyabwoya ukajya kubona ukabona nko ku meza, ukabona ku ntebe, ukabona mu nzu, ibinyabwoya birimo biragenda. Noneho ntukamishire ko nabwo ari imbaraga z'abarozi, ari abarozi. Igihe kimwe hano ahantu hamwe, nako reko kuvuga agasozi si ngombwa, ahantu hamwe abantu barashwanye ari babiri, kandi barasengaga. Muri kwa gusenga, noneho umwe yari mwarimu, akaba n'umudiyakoni kazi w'umukecuru. Ariko umukecuru yararogaga, yari umurozi. Noneho ariko mbese n'abantu bakabivuga, ariko mu itorero batabyemera. Noneho muri ubwo buryo bashwanye, aramubwira ngo uwo mukecuru abwira uwo mugabo ni mwarimu, simvuga uwo mudugudu wariho,
none basengeragaho avuga ngo kujya ngo nkwereka ko nkurenzeho ngira ijoro ndagusura. Yaratashye amaze gutaha uwo mwarimu asanga iwe inzu yose yazimagije ibinyabwoya birimo birazenguruka mu nzu. Ahita akubitira kuri rya jambo umukecuru yamubwiye, ahita abona ko ari imbaraga z'abarozi. Noneho wa mwarimu yagiye mu mbaraga z'Imana arasenga asenze mu mbaraga z'Imana, bya binyabwoya byarasohotse bivamo biragenda. Ahandi hantu umugabo umwe yaragije asanga nanone ibinyabwoya byamuteye mu nzu, yari yambaye urukweto arabisyonyura. Muri kwari kubisyonyura akaguru kahise kabyimba ako kanya, bisobanura ngo nubwo asonyoye ibinyabwoya, ahubwo ntabwo byari ibinyabwoya bino binyabwoya bisanzwe, ahubwo bari abarozi bamuteye baza bwishusho ibinyabwoya. Ako kanya ukuguru kwe kwarabyimbye, kurwara paralize mu buryo bukomeye cyane. Cyakoze kubw'amahirwe yaje guhura n'abakozi b'Imana baramusengera igihe kinini, aza kuzagira amahirwe, Imana amurengera arakira. Undi muntu aherutse kugenda akubitana n'imbeba, kuko harya abadayimoni nanone baza bakaza mu mbeba, ukajya kubona ukabona nk'imbeba ivuye hanze yirukanka irarumbura baciye muri salo paka no mu cyumba. Hakaba n'igihe mubona imbeba ukajya uyirukana ukayitega ugashaka ko umuyapani imbeba ntite nigire gute. Akenshi ntabwo iba ari imbeba isanzwe, ahubwo n'imbaraga z'abarozi. Umugabo umwe rero aza kubona imbeba nk'iyo, nanone ayifata ayikubita umugeri. Ikubise umugeri, imbeba ukagwe ku gikuta icika umurizo. Uko acitse umurizo akaguru nawe nako niko byahise bigendana, kumbi azi ko ateye umugeri imbere, ahubwo umugeri awukubise umurozi. Akaguru ko kahise kabyimba, byaje kurangira akaguru bagaciye. Rero ibyo ni bimwe mu bikoko abademoni nako abarozi bakunda gukoresha kugira ngo ukagira ngo ni ibikoko bisanzwe, ahubwo ari imbaraga z'abarozi zaziye muri bya binyabuzima, muri bwa bukoko. N'ibyo ubundi ibyo bikoko jya witonda. Imana mu ijuru itugire neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Hambere ndi gusenga murabona iyi ni puberi, reka byite ko ari agatebo bashyiramo yenda puberi si ikinyarwanda, ntabwo ari ikinyarwanda. Noneho byite nk'agatebo, noneho bashyiramo imyanda. Rero nari ndyamye, impamvu mvuze gutya, nari ndyamye nagiye gusenga. None kwa gusenga ndagije gusenga nza kunanirwa, umubiri umuntu ujya unanirwa, naniwe ndyamye, Imana irangenderera ingendera mu nzozi. None nagiye kubona mbona nk'umuntu afite agatebo nk'aka puberi nk'iyi. Noneho hano ibi ni ibintu birimo. Noneho nabona agatwaye gutya, uko agatwaye gutya, noneho nza kugira amatsiko. Ubwo ndimwerekwa nari ndi mu masengesho, ariko nagezeho ngo agacoho ndananirwa, ndangije ndaryama. Muri kwa kuryama Imana ijya yangenderera, imbwira byinshi mu byo yambwiye. Rero inyereka n'ibi ngibi. Rero Imana mu kungendera inyereka ko ari zimwe muri strategy abarozi bakoresha, abarozi bari gukoresha muri misi. Muri uko kubinyereka naje kubona ko iyi rero niba ari puberi, ikintu cyose kigiye muri puberi nacyo nubwo cyaba ari zahabu kiba umwanda.
ufashe ikiyiko cyiza cyogeje ukagishyira muri puberi nacyo kibaye umwanda. Ufashe ikintu cy'agaciro ukagishyira muri puberi nacyo kibaye umwanda. Ufashe umwenda mwiza wateye pasi ukawushyira muri puberi ntabwo waba ukiwambaye kuko nawe wabaye umwanda. Natugiye neza izi mpapuro nizishaka zibe zanditse ibikomeye kuko zagiye muri puberi nazo zabaye umwanda. Natugiye neza iri ni icupa ry'amazi ariko kuko ryagiye muri puberi ubu naryo ryabaye umwanda. Natugiye neza rero nza gusobanukirwa yuko kandi kugira ngo akenshi umurozi akuroge icyambere nuko abanza agapereza amateka yawe akabanza akamenya umwirondoro wawe. Niyo mpamvu rimwe na rimwe umurozi ashobora gukoresha imbaraga akagenda agasanga akiba nk'umuntu umwenda w'imbere akagenda akajya kubuhambiriraho mu bukonikoni bwe kandi akamuroga bikamufata. Niyo mpamvu umurozi ashobora kuba yarakubuze agafata nk'umusatsi wawe akagenda akakurogeraho akaguhambira ahantu runaka. Rero nza kubwirwa ko abantu benshi satani abarozi bagiye bafata ibyabo bakagenda babishyira muri puberi Natugiye neza abarozi bafata nk'umuntu w'umukobwa mwiza afite uburanga bwiza afite igikundo cy'Imana ariko barangiza mu konikoni bwabo bakamushyira bakabati yari mwiza ariko kuko tumushyize muri puberi ubwo nawe abaye umwanda icyangiro kimujeho. Natugiye neza Imana iturengere. Umuntu akubaka inzu imuvunnye ariko abarozi bakaza akabati buriya butunzi bw'uriya muntu iriya nzu tuyishyize muri puberi nuko igaragara hariya ari nziza hari impamvu itagurwa nuko bayishyize muri puberi. Natugiye neza mu buryo bw'umwuka iri muri puberi igaragara nk'ibengerana ariko mu buryo bw'umwuka iri muri puberi. Uzi ko naje kubona ko harimo ubutunzi bw'abantu buri muri puberi, harimo ingo abarozi bashyize muri puberi, harimo ubutunzi bw'abantu abantu bashyize muri puberi, harimo akazi k'abantu abarozi bashyize muri puberi, harimo imibereho y'abantu abarozi bashyize muri puberi. Natugiye neza ugasanga abarozi baravuze turiya mukobwa aza turamuzinze tumuzingiye mu ishyiga ry'inyuma uko ritameneka azashaka ariko ntakiriho bakamujugunya muri puberi akajya agenda yambaye neza akitera make-up agasokoza akambara agakweto keza ariko mu buryo bw'umwuka ari muri puberi. Rero nza gusobanukirwa ko abantu benshi bari muri puberi. Natugiye neza Imana iturengere. Izi mpapuro ubwo nabonaga izi mpapuro ni impapuro nyinshi ubwo nabonaga izi mpapuro gutya nabikoze nk'uko nabonaga impapuro nyinshi uko nazibonaga ari impapuro nyinshi nkabona ngo ni amadosiye y'abantu abarozi bagiye bashyira muri puberi. Ukaba ufite dosiye ariko abarozi bashyize muri puberi, ukaba ufite diporome ariko abakonikoni bashyize muri puberi, ukaba Natugiye neza mbese ko uzi ko abakonikoni nanone bamwe na bamwe bitira izina ry'Imana bajya bazamuka ngo bakajya kuzirika amasezerano y'abantu ariko dufite Imana ibohora ibintu by'abantu byinshi ngo bigenda mbese ukabunda ko abantu ugifite ibyabo ariko kumva abarozi baba bishyize muri puberi. Ndabwirwa ngo niyo strategy abarozi bagiye bakoresha ukagaragara neza ariko uri muri puberi. Imana tujye neza, Imana iturengere, Imana turwanirire, Imana idutabare. Ariko ubwo nari ndamwaho ngaho Imana tujye neza, Imana itugire neza, Imana ibane natwe. Imana ingenderera narayibaje ngo mbese Imana none byagenda bite? Ndabwirwa ngo abantu ne basenge. Ndimwe aho ngaho nagiye kona nkabona abantu ko bari gusenga, nkabona turi gusenga, nkajya kona nkabona mu kwizera. Haleluya haleluya. Nkabona nk'akazi k'umuntu kavuye muri puberi, nkabona kavuye muri puberi, nkabona Imana yamubohoye. Nkabona urugo rw'umuntu rwari muri puberi, nkabona Imana ivanye muri puberi, nkabona Imana iramubohoye.
ngiye kubona nkabona hari amadosiye y'abantu abarozi bashyize muri puberi, nkabona marayika w'Imana ari kubavana muri puberi. Ndabwirwa ngo usengere abantu b'Imana, Imana ibavane muri puberi. Imana tujye neza. Nkabona akazi k'abantu bamwe na bamwe kari muri puberi, ariko muri kwa gusenga nkabya kubona nkabona imbaraga z'Imana zibavanyeho mu kwizera. Ijambo rivuga ngo icyo muzahambira kizagihambira, ariko icyo muzabohora kizaba kibohora. Nkabona Imana ibavanye muri puberi, Imana ibavanye muri puberi mu izina rya Yesu Kristo. Imana ivanye umukobwa muri puberi, Imana ivanye akazi k'abantu muri puberi, Imana ivanye izingo muri puberi mu izina rya Yesu Kristo. Nkabona abantu Imana ikubavana muri puberi, nkabona iri umutunzi bw'abantu Imana ikubavana muri puberi, nkabona abantu Satani yaboheye abantu Imana ibavanye muri puberi. Ngiye kubona nkabona abantu bose bavuye muri puberi, mbona ya puberi isigaye yera. Ndabwirwa ngo haleluya, ndabwirwa ngo abantu b'Imana nibasenge Imana mu ijuru ibavane muri puberi. Imana tujye neza, Imana mu ijuru ibane natwe. Ndi mwaho ngaho ngasenga cyane, Imana ikambwira ngo ongera usenge. Narangiza amasengesho Imana ikambwira ngo ongera usenge, nayavamo Imana ikambwira ngo ongera usenge. Nkavuga ngo Mana ese uragira ngo nzagwe imbere y'abantu? Imana irangirira irambwira ngo imbaraga ngushakaho ntabwo ari iz'ibigango, ntabwo nshaka uzajya guterura ibyuma, ndashaka imbaraga zo mu mutima imbere. Imana tujye neza, Imana mu ijuru iturengere, Imana yo mu ijuru ibane natwe. Twaje tubona imirimo y'Imana, ntabwo ndi igitangaza mu gukorera Imana, ariko najye mbona imirimo y'Imana. Imana impamagara, Imana impamagara. Ndabyibuka Imana impamagara, sinari nzi kuvuga neza, naradedemangaga, ariko Imana iza kuma kuvuga neza. Imana ikajya imbwira ngo nzagukoresha imirimo n'ibitangaza, nzagukoresha iby'ubutwari, nzagukoresha imirimo n'ibitangaza. Noneho muri kwa kubimbwira nkabona ntaho byaca, nagiye mbaho ubuhamya ko simbutindamo. Nibwo naje kugenda ahantu mbona inyoni ahantu yapfiriye, gusamba nako ndavuga ngo ngiye kugira ngo menye ko uzakorana nanjye Mana, ngiye gusengera inyoni nikira ndamenya ko uzakorana nanjye. Ndagenda ndasenga ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, wanyoniwe zuka, wanyoniwe zuka. Inyoni yanga kuzuka, ngiye kubona mbona irapfuye. Ndavuga ngo Mana ntabwo byandi bizakunda, kuko niki cyantiraga ubwoba. Navuga ngo baze mpagaze imbere y'abantu nko mu giterane, nkavuga ngo runaka kura imbago zawe ugende, nkagira ubwoba. Atagenze banteramwo amabuye, ngira ubwoba. Undi munsi wa kabiri ndabona ahantu igiti kiri ubushishi bwinshi, ndavuga ngo ngiye guhamagara Imana, ubushishi umuntu manuka uve mu ijuru, nibupfa ndamenya ko Imana uzankoresha. Ako kanya ntabwo bwapfuye, ahubwo bwakeye ubushishi bwabaye bwinshi, ariko bwari ubuyobe. Ahubwo kuko Kristo ntabwo yapfiriye ubushishi, ntabwo yapfiriye inyoni, Kristo yapfiriye abantu. Noneho musi umwe ndi mu giterane rero, nako ndi mu iteraniro, nibwo nagiye kubona mbona banzaniye umwana, y'amaguru ye yari yariboheranyije gutya. Noneho uko yari yariboheranyije ndasenga, nsenze Imana iza kurambura y'amaguru. Amaguru yarambutse, ubwo amaguru yararambutse, amaguru arambutse. Nashidutse mu rusengero, abadamu bamwe basohotse birukanka, nanjye mbonye bibaye narasohotse ndirukanka kubw'imirimo n'ibitangaza nari mbonye. Undi munsi Imana yatangira kunkoresha, kunyigisha, gutangira kunkoresha ibitangaza. Ndabyibuka nari ndi mu giterane, ubwo nari ndi mu giterane, noneho nari ndi mu giterane ahantu mu mujyi wa Kigali, Induba mu isoko. Niyo mvuga ibintu mvuga naho byabereye, sinjya nemera umuntu utanga ubuhamya ngo ariko ahishaho bwabereye. Impamvu mba bivuga nuko biba byarabereye ku mugaragaro, igiterane kirimo nk'abantu 4,000. Noneho ndangije mpagaze kuri podium ndi kwigisha, ijwi ry'Imana inyereka umuntu wari mu giterane afite imbago. Imana ambwira ngo mubwira ngo arambike imbago ze hasi agende. Ndebye mbona abayobozi bari muri icyo giterane, abakomeye, aboroheje, abantu benshi. Ndangije ngira ubwoba. Nagiye kumva numva abadayimoni nk'igimbere 500 banyumbwira ngo kavuza nduru urasebye. Ndubwira uramuntu ngo narambike imbago ze hasi ntagende, ko ubusebye utava muri iki giterane. Ndakomeza ndabwiriza. Imbaraga z'Imana zanteruye, zimaze kunterura, nashidutse ntazi kuntu bavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo rambika imbago zawe hasi ugende.
Imana itangira kunkoresha mu buryo butandukanye, kandi n'uyu munsi none iracyankoresha. Sinirata ibyo yankoresheje kuko yabanaga nanjye kera, n'uyu munsi iracyabana nanjye, kandi ibyo byose niyo yabikoze, njye ntacyo nakoze, nta nicyo nashobora. Imana tugiye neza. Impamvu abantu Imana itakibakoresha imirimo n'ibitangaza cyane nuko bafata ibyo Imana ikora bakabyitirira. Imana tugiye neza. Rero mu by'Imana inkoresha no mu byankoresheje ko mu byankoresheje nta na kimwe nakoze, n'Uwiteka wabikoze. Kuko ndabyibuka undi munsi mwe nari ndi mu giterane, nako ndi mu iteraniro, nibwo banzaniye umuntu wari impumyi. Twari mu masengesho iminsi 3. Ubwo uwo muntu ari impumyi, twari ku munsi wa 2, naramusengeye ndasenga nenda no gusarara, impumyi ntiyahumuka, baramucyura. Ku munsi wa 3 dusoje amasengesho, nagiye kona mbona wa mwana w'umukobwa baramugaruye. Imana tugiye neza. Mvuga ibyabaye kuko yitwa wa Yesu. Imana ambwe cyubahiro. Haleluya. Hano mu mujyi wa Kigali arahari. Ubu n'umudamu. Noneho ndasenga ku munsi wa 3, twenda gusoza amateraniro saa 10, senze ndibuka igitangaza Yesu yakoze. Yatubye akonda hasi agasiga ku maso y'impumyi. Ndebi nje hasi nsanga ni kuri sima. Nibwo nagaze mu kwizera ndi mu gusenga, ncira ku kiganza, mu kubita ku maso, ndavuga ngo mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti humuka. Ako kanya Imana iramuhumura. Yakoze ibyo, ntaho yagiye. Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro, Imana mu ijuru ihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Hambere hari akantu gato gaherutse kumbaho. Umugore umwe yaratwise imyaka myinshi, noneho ndasenga musengeye, Imana imukora igitangaza, abyaye. Noneho agenda mu isoko ni hambere hano mu mujyi wa Kigali ibatsinda, akajya agenda avuga ngo kavuza nduru umwana. Noneho burya rero urabizi harimo n'abantu bapinga ijambo ry'Imana, bamwe batangira kuzomera avuga ati buri mugore wasanga ari kavuza nduru amuteye inda. Noneho rero kuko agenda avuga ati kavuza nduru umwana. Noneho birangije, kumbi Imana ubwo yamukizaga hari abari bahari, nibwo bagiye batangwa myavuga ati ntabwo kavuza nduru ari wamuteye inda, ahubwo kavuza nduru nuko yamusengeye, yari gutinda, nako yaramaze imyaka 2 kubyara byaranze, yarangiza akabyara, ati niyo mpamvu agenda kwiyakira byaramurenze, ibyishimo byaramurenze, agenda akavuga ngo kavuza nduru umwana. Rero Imana ije dutangira ubuhamya, igikora imirimo. Wavuga imirimo y'Imana tuzavuga n'izindi, no kugukomera kuwiteka Imana. Rero ijambo ry'Uwiteka Imana yabahaye kuba intumwa, abandi baha kuba abungeri, abandi baha Imana y'ubuhanuzi. Rero wowe ubona ibi bikoko, wowe uhanganye izo mbaraga z'abarozi, nta kindi cyakubohora no kwegera abakozi b'Uwiteka Imana bakagufasha gusenga. Wegera abakozi b'Imana bagufashe gusenga, kandi bagukoreye deliverance. Kuko wowe uterwa n'ibi bikoko, wowe uhanganye n'izi mbaraga, egera abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Kandi wasengaga rimwe agire 2, wegera abakozi b'Imana bagufashe gusenga. Njya mbona bamamagara tugafatanya gusenga, Imana igagenda ikora imirimo n'ibitangaza. Ntabwo ari byo bikora, byose ko ari Kristo ubikora. Rero nanjye uko Imana ishoboje nzabasengera, kandi nkomeje no kubasengera. Impamvu muba mubona nananiwe ni ukubera kuba mu bihe byo gusenga. Rero dusenze Imana igikora imirimo n'ibitangaza. Rero abantu benshi bagenda abarozi barabashyize muri puberi, barabashyize icyangiro, barabashyize igisuzuguriro, ariko Uwiteka igihe kirageze avana abantu muri puberi. Ibyo bikoko bijya bigutera, Uwiteka abigukureho. Nta wundi muti ni ugusenga Imana, ukahamagara Uwiteka Imana. Uwiteka aratabara. Izina ry'Imana mu ijuru rihabwe icyubahiro, kuko ijambo ry'Uwiteka Imana Matayo 15:13 riravuga ngo igiti cyose datadateye kizarandurwa. Imana mu ijuru ibagendeze baho umugisha. Amen. Nawe Imana umugisha, iguhe umugisha, iguhe amahoro n'umunezero mu izina rya Yesu Kristo. Twinye ku musozi w'ikiganiro cyacu, ariko twumvisha ko abarozi barakaze. Abarozi barakaze ku badafite imbaraga z'Imana, ariko ku bafite imbaraga z'Imana, Imana yaduhaye ubutware bwo gukandagira inzoka na sikorupiyo, bwo gukandagira ubwami bw'umwijima. Kuko icyazanye Satani no gusenya, kwica no kurimbura, ariko icyazanye Yesu Kristo yazanywe no kurandura imbaraga zose z'umwijima. Tumwe watanze ibi bibazo biri ku bantu benshi, na n'uyu munsi hari abantu benshi, ukabona umuntu yarize afite amanota meza,
ariko biranze ibintu byinshi cyane gusanga umuntu ntako atagira ariko ubuzima bukanga. Witeguye gusengera abantu ko bagiye kuguhamagara ari benshi? Ndabasengera, niteguye kubasengera kuko nanjye Imana ibanshinze kubasengera, kandi iyo nkoreye Imana neza nanjye Imana iramemba, kandi abayikorera neza bazabona n'ubugingo buhoraho. Yego. Reka tugushime tugusaneho, ndabizi ko urahamagarwa n'abantu benshi cyane ko bino bibazo birahari byinshi cyane, ariko dushinye Imana none ko byitwifuriza bari byiza ko Imana yabishuye no kwishaka no kubivanaho. Reka tugusaneho utange nimero za telefone abantu bashobora kubonaho, cyane cyane abantu bakoresha no kuri WhatsApp cyane, utange ifite ikoresha na WhatsApp n'ubaye bya byiza nimba uyikoresha. Nimero yanjye ni 0786 94 64 Imana mu ijuru bahumugisha. 0786 94 64 Yego. Barabona ko ihuye niri kuri screen, bagira ngo abantu bamenye ko inimero ari yawe. Hari n'abantu bashaka gukora umugisha ngo bakabura ngo bagatinya ko inimero atari z'abakozi b'Imana, inimero bazajya babona n'iz'abakozi b'Imana agari zanjye. Yego. Reka tugushimire tugane ku musozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi. Murakoze cyane. Sinzi baye ikindi waba wesobwe kugira ngo cyongereho? Ntacyo. Icyo nahisikaje ngiye kuvuga ni kimwe, ni kingi ngo Imana y'amahoro igumugisha ikomeze kubagura mu izina rya Yesu Kristo. Ariko ntago mbutanze bwose, buriya iki ni igice cya mbere. Yego, iki ni igice cya mbere n'uwabitubwiye, kandi reka tuvuge ngo ahangaho hawe kaze hani mu rugo, uko umwama gushoboje ujyuza utambutse ubutumwa ugere ku bantu bose mu izina rya Yesu Kristo. Murakoze cyane. Tukane ku musozo udusengera Imana. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye ndaguhimbaje ndakunezero rero ugira neza urakirana kurakiza izina ryo haga icyubahiro bana natwe Mana mbutumwa mayi gutambutsa ndabutambukije nutugire neza uturengero tugo tudukize ineza imbabaza rukundwa butabazi bwawe Mana nutugote tugire neza Mana yera Kristo kandi ubuhora abantu bawe imbaraga zabutsikamiye zibaveho babone kuboko kuwiteka Imana ni mu izina rya Yesu bisabye amen. Yesu aguha umugisha mu izina rya Yesu. Amen.